ikintu ari we nagaruka nkuko bahita bazima cyakira ibintu bibi erega turabumva ahubwo nyine mukatwumva senza none we mukwe hano utari we sishobora kwesubiraho Agera hino sha. Nawe udutera umugongo. Ngo rero bashaka bwiza. Namaze igihe kirekire mu mujyi. Urumva? Ariko nta kintu na kimwe nigeze mvanayo kiziye. Ahubwo narafungwaga
nkakora ubugizi bwa nabi nta kindi kintu mbese na kimwe navanye ubura no kuvuga ngo nje kuri gakondo yanjye nje aho mvuka tugiye gutangira umwuga wacu wa gakondo tugomba kuwutangira. nawe wari wasaze ubwo se uyobeye ko u Rwanda ku mutekano ari urwa mbere abagizi ba nabi nyine nibo baragiye ugakora ubugizi bwa nabi nyine wagombaga gufungwa nta kundi byagombaga kumera ugomba gufungwa da we ntacyo ubivugaho gakondo wenda umenyeresha Rucyari ntacyo ubivugaho. njye sinishoboye kugenda guhiga ibyo mu ishyamba ryanyu muzamujyayo muzajya munyisangira mu rugo. Ariko rero shaka reka nkubwire nizere ko tuzajya dusanga ibintu byose wabirangije uri kumva wabirangije kabisa nakanebwe. Sawa rero tugende twigire ku kazi kacu shaka Genda shaka irirwa shaka ati ariko bari gukomanga banyakira kwanza Nekano ko kanyesha go. Ngira ku iveta ari Uzikurangiye akubwiye ngo wewe biretesha nonya no gutekereza ukamukonye gutega batwabwiye ku iveta ari nonya no gutekereza ivete ukamukonye gutekereza ivete niba udashaka ko gatwe kazabo aho hazi wera nama byanguru ngira bandusobanuriye nayo nagusekuraga wowe na ngira bitari abantu bakubita ubugabo ko barabumbuye oya umva akingura umbwira ivete ko ari musa barabambwiye urakinze shaka singo n'Imana uyu mudamu wanjye ikibazo amaze iminsi aribwa mu nda ngo twagira ngo muturebere ikibazo yaba afite. Yitwa nde? Yitwa Umutesi Grace 23. Aheruka mu mihango ryari? Ntago bimaze igihe kinini, niyo mpamvu tuje ngo tumenye niba ikibazo bimeze bite. Turabanza tumupime turebe niba ntago atwite ubwo twamenye icyo twamumarira. Hanyuma tugiye kubasaba ko mujye gutanga ikizamini muri laboratoire niba rero ko atwite nagaruka niba turi gufata umwanzuro. Njyana aka gapapuro mu laboratoire. harya ngo ntunguke mwari muri aho ariko bisanzwe nta kibazo turaho siki ku byo wantumye nabikoze n'umugabo akaba yaranyirukanye.
umugore aratwite. Aratwite. Aratwite? Wow. Rero uyu mudamu ndagenda nawe urabona ko aracyari muto, birasaba ko uzajya ukurikira amakaprisi zose azajya azana yo kuruka iseseme kugira ibibazo. Oya wivunika akana kanjye mfite ukuntu nzakarera neza cyane. Ni ukuvuga ngo ngomba gutangira kumuha ibintu bituma umwana uri mu nda amera neza. Hanyuma agize akabazo ni uguhita umuzana tukamenya icyo turi bumumarire. Rwose. Okay. Ariko ubutaha ashobora kwigarura noneho nta kibazo. Nta kibazo. Okay. Ikibazo si uko atavuga. Nzajya murangira ngo tuzajya tukominikana nimwohereza umenye ko aje kwipimisha. Sawa. Igisubizo cyanyu ngiki gitahane. Okay. Asante rwose muganga. Sawa. Kandi mugere amahoro. Murakoze cyane. Cyane rwose. Ibyo wantumye narabikoze umugabo yaranyirukanye. Ahubwo gira vuba ugende ujye kunyereka ababyeyi. Umugabo yaranyirukanye none se ko ndeba ahubwo oya umva nkubwire. Urumva? Ntabwo byakunda nonaha. Ubuse wapfa gufata gahunda gutya ngo tugende utabanje kubateguza. None se ndajya he? Umunsi wari uri he? Nyine aho narindi naho bose ngenda ncumbitse. Yego nyine ucumbitse aho ngaho. Ngiye nyine mbateguze, sibyo? Bejo ubundi nzita nkubwira dukora iki? Tugenda. Si sawa? Ibyo byo nabyishimiye ariko ugire vuba ko nanjye. Oya ntiri. Ahubwo excuse gato ya kwanza maze mvugane n'uyu muntu. Naho ubundi rero akazi baba banshaka ari benshi. Nibubwiraga rero ntabwo mukake burya mpamvu. Ese ubundi ntiyari igihe uhamamagaruka ntumbone? Telefone wayikuyeho numvaze niba wayishyize. Ntabwo ari ukuyikuraho. Ahubwo ko akunda umuntu aba agiye mu mahanga agaruka agenda agaruka. Hari nawe ugera uri mu ndege hejuru rezo pyu bikabivuyeho. Niko bimeze. Niyo mpamvu naguhamagaraga nkicemo ngabansi kwenda wanayikuyeho. Oya ntago nabiko. Nayo by'ubukwe rero. Urumva? Tuzashira umutima hamwe kana kamabukwe. Ngiye nagize amahirwe kwa. Ibyo ndabikemura rwose ntugire ikibazo. Ndabikemura pe. Nakuba rero ngiye. Ntugire ikibazo kabisa. Akureba kwanza nk'ahantu mba naguteguriye. Ngo tuhanywera icupa ushaka wayiteho. Ese ubundi hano waruhaza ukuntu bahita? Reka da ntago mpamvu. Hano bahita new papyrus. Niyo? Ni nouveau papyrus wowe ntago byumva. Wowe ntago byumva neza se. Ahantu hasobanutse attention. Reba nk'iyi meza. Iyi ngiyi nubwo wayihiga. Oya ibyingi tubivemo ngiye bifite ikibazo. Ambwira igihe ahubwo ngenza nitegure menye n'igihe tuzabikora. Erega nkeneye kwereka ababyeyi banje ikirori. Bon, uyu munsi turi kwa gatatu. Ejo kwa kane, kwa gatanu, sibyo? Kwa gatandatu, umusibo ku cyumweru, azaba ari kwa kangahe? Kwa mbere. Tayari. Ry'Imana nzahita mbwira kabisa. Yego we nkunda ko wowe ugumye ucumbika aho ngaho ucumbitse nyine. Uzojya kumva wumve ndaguhamagaye pa twagiye. Kuko ababyeyi buriya n'abantu ugomba kubaha. Ntabwo ari ugupfa kwihuta. Nk'ubu se tugiyeyo wenda ugasanga umwe ntawe uhari cyangwa se ugasanga wenda banarwaye. Tuzabanza tubateguze. Siyo mpamvu se ndi kukubwira nyine. Okay, noneho ni ukuvuga ngo ni uyu munsi turi kwa gatatu. Ejo kwa kane uzagenda ubateguze bitegure hakiri. Oya ejo mfite akazi kwa gatanu. Noneho twagiye kwa mbere. Kwa mbere wowe uzagiye kwa gatanu bateguze. Cyane rwose. Reka ahubwo uriya muntu arimo kunshaka cyane. Reka nishyura aka gafagitire hariya hanyuma nze tuhite tugenda sibyo? Sawa banka tugenda. Bose narumiwe sindabona umukobwa usa na bike nkabo. Birashoboka se? Umfasha. Fundura. Abyo restaurant.
urakoze kandi niko si ugukabya namuryohere merci cheers niko se hanyuma se wowe usanzwe ukora iki sha hashize amezi 2 ndangije mu Buhinde mu Buhinde nkabibona rata itoto ufite ubwiza wikoreye ukureba amaso yawe ukuvuga mbese ukusa Imana izakwijyanire kabisa nibyo se koko aha kuva nkikubona bwa bundi sindya sindyama singoheka yewe no kubyuka n'igihe msiga meze nk'igishushushungwe neza neza nibyo se koko kongo iki ntumbona ariko nseka ngo ugire ngo ndishimye uyu ni umugome urumva wabaye iki uko biri kose uri umugizi wa nabi njyewe kabisa nakoze iki tega amatwi wumva ibintu uregwa rero urumva ndaregwa iki icya mbere guhungabanya umutekano w'abantu urumva icya kabiri uri mwiza pe wagira ngo warireme uzi ko wari unteye ubwoba ngira ngo nibyo neza neza kumbe nibyo ngibyo none kubikira urukonda niko kugira ngo biroroshye ubu nyine kugira ngo byibura basi nzajye mfata akayiko kamwe ntamire ni wowe uza